nibyo koko nabaze inkuru nyinshi zitandukanye nzibara ku bantu batandukanye, ariko uyu munsi iraza kumbiza icyuya. Nubwo bisa naho ari ibintu birebire bigoye cyane kubona aho mbihera, ariko reka ngerageze, niko kazi nasabye. Ku itariki 8 ku kwezi nibwo Kiramani yagaragaye ku muyoboro wa YouTube wa Street TV Rwanda avuga ko yirukanye Miki wari umwe mu bagize timu ye, biturutse ku kuba yaratangiye kumwicira akazi agasiba uko yishakiye, kandi yamushyize kuri liste y'abari bukina uwo munsi, ndetse akanakererwa mu gihe abandi bahageze saa 3 akahagera saa 7. Kiramani abona atakomeza kumwihanganira, ahitamo kumusezerera ngo hato bamwe batazakeka ko hari undi mubano wihariye bafitanye. Benshi baratunguwe ubwo Miki yahabwaga igihembo mu bihembo byari byateguwe n'inganji yagira abashimira, Kiramani ntabonekemo kandi ari we wamufasha akaboko akamwereka Abanyarwanda. Nyamara nubwo bimeze bityo, ibyo byose bikubiye mu gakino kumvikanweho, nk'uko byose ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Mumaze iminsi kandi mwumva bombori hagati y'umucuruzi w'amatelefone witwa Rujama n'uyu Miki, aho ngo Miki yambaye Rujama 950 by'amafaranga y'u Rwanda ya telefone yamukopye, aho avuga ko ngo bayimwibye. Ibyo byose byatumye abantu bibasira Miki bavuga ko adashobotse, ndetse hari n'abagiye kure bavuga ko yahawe uburere buke. Kugeza kuri uyu munota Miki akomeje gushumika imbuga nkoranyambaga. Ubu inkuru irimo guca ibintu ni yuko Miki wari waramaze gutandukana na Regis mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, baba bongeye gusubirana, agakatira agapromota bakundanaga. Ni nyuma yuko inkuru y'urukundo hagati ya Miki na Regis irimaze gusibama, ndetse nta muntu watekerezaga ko bakongera no kuvugana, kuko batandukanye nabi ubwo Miki yavugaga ko amapine ashaje yayasimbuje amashya. Ibi byose rero bikaba byarasobanuraga ko yaretse Regis agakundana na agapromota. Gusa muri iyi minsi abantu batunguwe n'amashusho yagaragazaga Regis na Miki bahuje urugwiro bishimanye nk'abongeye gusubirana mu munyenga w'urukundo. Gusa nyuma y'ibyo byose genda gake hanyuma wumva ukuri. Ayo mashusho byaje kugaragara ko yari prank yo gutwikira filime nshya yitwa My Love Miki agapromota na Regis bari guhuriramo, ndetse kuri ubu yamaze no gusohoka. Wavuga ko nkozi ndayobe wowe ndayobe nani soro shaka kungira igicucu urareba ukabona ndumugabo w'ikigo. Nanjye ndumwe mu banyeshuri bari kwiga ahangaha amaze iminsi. Kuraje kazi. Aha rero niho Kiramani ahurira n'ibi bintu, kuko ngo kuza mu bitangazamakuru avuga ko yirukanye Miki bwari uburyo bwo kubeshya mu rwego rwo gukomeza gutwikira iyo filime nshya irimo guhuriramo agapromota Miki na Regis. Reka tuviyo twicare mu ruganda rw'ibyegeranyo turebere hamwe ubuzima n'amateka Miki yanyuzemo, amateka ashaririye cyane n'ubuzima bugoye cyane, hanyuma tuze no kurebera hamwe urugendo rwe muri sinema kugeza ahindutse ikirangirire. Kandi subscribe bityo dukomeze twiyubakire ubwami bugari bwa Rugwiro. Ibuka gukoza igikumwe cyawe kandi kuri like niba ukunze iyi video. Naho nge nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze. Nibikiri ibanga abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Aba mashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza, hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti.
Amazina yiswe n'ababyeyi ni Mukobwa Jana Asifiwe, yavukiye i Kanombe, afite imyaka 23 y'amavuko. Mukobwa Jana Asifiwe wamamaye nka Miki avuka mu muryango w'abana 5, gusa bavuka ari abana 3 ku babyeyi bombi, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Gusa uwo muhungu we yaje gupfa muri 2018, naho abo bana bandi uko ari 2 ntabwo bahuje ababyeyi bombi, kuko mama we yababyaranye n'undi mugabo nyuma y'uko umugabo we ari we Papa Miki yaramaze gupfa. Ubwo Miki yarafite imyaka 7 gusa nibwo se yapfuye, nubwo nta mateka maremare bafitanye bitewe nuko yapfuye akiri muto, ariko ngo icyo yibuka nuko ise yari umusirikare, bityo rero ngo yari intwari yakundaga kurwanira umuryango we akawitaho. Ubundi mbere y'uko apfa wari bakodesheje ahitwa mu Gashyushya, afata credit aguramo ikibanza, ashyiramo inzu n'ibiraro by'inka, hanyuma ashyiramo n'inka, bityo bimukiramo. Ubwo papa we yishyuraga credit ayigeze hagati, nibwo yaje gupfa azize indwara y'umwijima. Akimara gupfa, umuryango wasigaye mu kangaratete, kuko nyina nta kazi yari afite kandi yagombaga kwita ku muryango, ndetse akanarwana n'ideni umugabo yari yarasize akaryishyura mpaka rirangije. Ibyo byatumye mama we ajya gushaka akazi, abona akazi ko kuba umusekirite, aho yahembwaga amafaranga atarenze 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bigatuma babaho ubuzima bubi, barya indyo imwe idahinduka, umuceri, kawunga n'isosi y'ibishyimbo itagira utunyanya cyangwa salisa. Muri ibyo bihe Miki yabayeho azi ko umwenda mushya uboneka inshuro 2 mu mwaka, ubwo ni mu kwezi kwa 6 n'ukwezi kwa 12, kuko ari bwo mama we yagabanaga mu Kimina. Icyo gihe ubuzima bwakomeje kwanga, noneho Miki agakunda no kurwaragurika. Mama we ageraho akajya ajya aho abanyamasengesho bita mu butayu, hatakiri Imana ngo igire ikimufasha. Miki avuga ko yigaga nyamara atazi uko bileti isa, bityo rero ntiyamenyaga ko yimutse cyangwa atimutse. Igihe umwaka watangiraga yagendagendaga muri buri shuri areba kuri liste niba yimutse. Nyuma y'amezi make mama wa Miki akora igisekirite yaje kukivamo, hanyuma atangira gucuruza ibigage n'ubushera, akagenda yunguka make make. Nyuma aza kuzanamo na za rufuro zimwe zipfundikiye, amafaranga atangira kuboneka, hanyuma rya deni araryishyura rirarangira, ndetse n'inzu babagamo yari yaragiye ayikora gake gake, kuko umugabo we yari yarapfuye itararangira. Ibyo rero bimaze kurangira yashatse undi mugabo. Itariki 28 z'ukwezi kwa 11 nibwo musaza wa Miki yapfuyeho, aho ngo yapfuye ku itariki n'ukwezi yavutseho. Miki yavuga ku rupfu rwa musaza we, avuga ko burya iyo umuntu ari bupfe abimenya, kuko ngo uwo munsi musaza we yapfuyeho yaramaze kubatekera, aho ngo yababwiye ati uyu munsi reka mbatekere, ahari waba ari wo munsi wa nyuma mbatekeye, ndetse ngo icyo gihe yari inshuro ya mbere yarabatekeye. Ndetse ngo mu ijoro ryabanjirije uwo munsi yari yaraye yishyuye mushiki we. Ubwo rero yaramaze guteka, nibwo umugabo babanaga mu gipangu yaje kumureba ngo bajye kureba umuhungu witwa Samweli wari wamujyaniye igare. Bajya kureba uwo Samweli bateye igare mu baturanyi, maze uwo musaza wa Miki aheka uwo mugabo. Bageze mu Busanza ahitwa ku Kadayimoni, igare ribura feri. Wa mugabo arabibona arasimbuka, mu gusimbuka yongera umuvuduko rya gare, maze igare rimanukana imbaraga nyinshi. Wa mwana arahuruduka akubita umugongo ku giti cy'umuyenzi cyari imbere, umutwe wo awukubita kuri brodire. Ababonye iyo mpanuka batanze amakuru bavuga ko Samweli akoze impanuka, bitewe nuko uwo musaza wa Miki bakundaga kumwitiranya na Samweli. Bivuga ko uwo Samweli ari wa muhungu bari bagiye kureba ubwo bakoraga impanuka. Amakuru akimara gutangwa ko Samweli akoze impanuka, Miki yatabaye nk'utabaye Samweli, naho kumbe ni musaza we wari ukoze impanuka. Ubwo iyo mpanuka yabaga, wa mugabo wari uhetswe n'uwo mwana yaratorotse, ndetse kugeza magingo aya baramubuze. Musaza wa Miki akimara gukora impanuka ntiyahise apfa, ahubwo ngo yaviriye mu nda, bihutira kumujyana ku bitaro, ariko nyuma y'isaha imwe ahita ashiramo umwuka. Mu marira n'agahinda baramushyingura birarangira. Umunyarwanda umwe yaragize ati burya agahinda gashira kandi aribagara. Nyuma y'amezi 3 gusa Miki abuze musaza we, nyina yaje gufungwa, ndetse akatirwa imyaka myinshi, aho kuri ubu amazemo imyaka igera ku 8 yose.
icyo gihe ubwo bamufungaga yajyanywe n'abapolisi bambaye civile bahura na mukuru wa Miki. Nyina aramubwira ati baranjyanye ariko hari igihe nagaruka, bityo rero nabo basigarana ibyiringiro by'uko ari bugaruke, ariko birangira atagarutse. Miki yageze ku ifungwa rya nyina akibuka uburyo yagiye kumusura aho afungiye i Mageragere, agasanga yambaye iroza baranamwogoshe, asuka amarira. Uzi kubona umubyeyi wawe wari uzi nyine ukamubona ahantu bamwogoshe yambaye iroza, nawe mukivugana akahita aturika akarira, bitera agahinda. Miki ntabwo akunda kugaruka ku cyatumye mama wafungwa kuko ngo ni birebire, ariko kandi avuga ko yazize akagambane kandi ko arengana, ariko akagira ibyiringiro by'uko umunsi umwe perezida azatanga imbabazi bakongera bakabonana bidatinze. Mama Miki ubwo yafungwaga, Miki na mukuru we ndetse n'undi mwana nyina yarabyaranye n'uwo mugabo wa kabiri basigaranye n'uwo mugabo, mu gihe undi mwana wa kane atari yagacutse, bityo rero yabanye na nyina muri gereza. Igihe kigeze aramwohereza ajya kubana na ba Miki. Uwo mugabo wa kabiri wa mama Miki ngo babanye neza, abantu batangira kuvuga ko abatunze, dore ko na mukuru wa Miki yahise atwita, abantu bati ni we uyimuteye. Uwo mugabo rero abonye atakomeza kwihanganira amagambo y'abantu, afata abana be atandukana na ba Miki. Ubwo uwo mugabo yamaraga kugenda, ibintu byarushijeho kuba bibi, imibereho iragorana. Abitwaga inshuti za nyina atarafungwa baba ba mbere mu kubanegura, bati reka turebe uko bari bubigenze. Noneho bagiye kuba indaya, noneho barapfa, n'andi magambo ameze nk'ayo. Noneho Miki yagera no ku ishuri nabwo bakamwisekera, ahitamo kurivamo aba mu rugo. Icyo gihe ngo yaragize umwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Nyuma y'ibyo abanyeshuri bamwe bamukundaga baramukomeje baramwihanganisha, bamusaba kuzagaruka ku ishuri maze asubirayo. Nyuma yaho nabwo birongera biranga, ahitamo kureka ishuri burundu. Miki yaje kubona akazi ko gukora mu kabare. Hashize igihe gito Covid itezamo, ubuzima bukomeza kwanga, ariko uwo mugabo w'umumabuje yakoreraga amenya ibibazo bye, abitaho akajya abafasha bagira ubuzima bwiza. Ndetse Miki iyo yibutse neza uwo mugabo yabagiriye biramurenga, agaturika akarira, ndetse avuga ko byagenda kose azamwitura iyo neza. Ubwo tubare twongeraga gukora, Miki yarongera arakora, atangira kubona amafaranga. Nguru noneho urugendo rwa Miki muri filime. Umunsi umwe ubwo Miki yarimo agenda mu mujyi, nibwo yahuye n'uwitwa Shema bakoranaga mu kabare. Bari bamaze umwaka wose batabonana. Hanyuma amubwira uburyo isura ye iberanye n'ibintu bya sinema, kandi amubwira uburyo ari byiza n'uburyo bibamo amafaranga. Amuhuza n'abantu babikora. Ari nabwo yaje guhura n'uwitwa Bunduki amuhuza n'uwitwa Kiramani, aramusuhuza ndetse amubwira uburyo akunda ibijyanye na sinema. Kiramani ahita amushyira muri timu, atangira akinana na Nsabi wari icyamamare, ndetse bihurirana n'amaraso yo gukundwa. Hanyuma izina Miki riratumbagira kugeza na n'uyu munsi. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Naho ubutaha, Imana ibarinde.